Narabivuze ndongera mbisubiramo, nababwiye ko muri Afurika u Rwanda aricyo gihugu gifite abakobwa ba mbere beza bateye nk'ibisabo. Ariko se uwavuga ko mu isi abanyarwanda aribo bakobwa ba mbere beza yaba abeshye? Kera wavugaga abakobwa beza ukajya mu gihugu cy'u Burundi, ariko rero u Rwanda Imana yarusize amavuta, nako ndavuga umugisha, akaba abapasiteri bo muri iyi minsi. Imana yatanaza abakobwa b'igihugu cy'u Rwanda ibagira beza, aho umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania Rayvanny yaririmbye indirimbo akayitura abakobwa bo mu gihugu cy'u Rwanda, arata ukuntu ari beza, avuga uko bafite ikimero. Bivuze ko yamaze gutanga umwanya wa mbere yuko abakobwa bo mu Rwanda baruta bo muri Tanzania. Ese niba muri Tanzania ari abakobwa b'abacyotara, i Bugande bakaba ari abacyotara, basumba abamasayi bo muri Tanzania nabo muri Kenya. Abo bamasayi bo muri Tanzania no muri Kenya murabizi ko bakomoka muri Ethiopia. Ubwo se ntibivuze ko u Rwanda rwamaze kuba igihugu cya mbere muri Afurika? Njyewe numvikana n'abantu bemera badateye imigeri. Ese uyu mukobwa Yoro the Queen uramushinze iki? Reba ukuntu ateye, afite amabuno meza, mu nyotaye mu nda zeru. Yavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza muri Amerika. Ageze muri Amerika maze abanyaburayi ndetse n'abanyamerika baramutangarira, nibwo umuhanzi ukomeye cyane mu isi Drake yamusabye ngo bifotozanye ndetse baryane ubuzima mu minsi mikeya. Uwo Yoro the Queen niyo mpamvu twamuhaye umwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turahasanga umukobwa mwiza kuzamuka, umwari Totine. Uyu mukobwa yamenyekanye mu mafilimi agiye atandukanye, ndetse uyu mukobwa Totine akaba ari n'umu content creator hano mu gihugu cy'u Rwanda, ugenda ugaragaza udukoryo tugiye dutandukanye. Uyu mukobwa rero kubera gukomeza kwikaraga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nibyo byatumye akomeza kugenda afata imitima y'abafana. Ku mwanya wa 7 turahasanga Baby Bianca, umukobwa wamenyekanye nk'umunyamideli kubera utuvideo akomeza kugenda ashyira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Akaba ari umukobwa ufite mu maso harehare kandi mwiza cyane. Uyu mukobwa yavugishije benshi muri East Africa bacika ururondogoro, harimo abastari bagiye batandukanye. Neho ku mwanya wa 6 turasanga umukobwa mwiza Sonia. Naho ku mwanya wa 5 turahasanga Miss Nyambo, umukobwa wamenyekanye mu mafilimi menshi agiye atandukanye, nubwo agaragara muri filimi nkaho ari umwana w'umukene cyangwa se umwana uba mu buzima bugoye cyane. Ibyo bikomeza kumugira icyamamare ndetse no kumugira umuntu udasanzwe. Umukobwa Miss Nyambo bikaba byaramuteye umugisha ndetse akabikuramo umugabo. Muri minsi mikeya rero nibwo uyu mukobwa Miss Nyambo agiye kuva mu mubare w'abakobwa maze agahinduka umugore. Naho ku mwanya wa 4 turahasanga umunyamideli udasanzwe Miss Shadibu. Uyu mukobwa Shadibu cyangwa se uyu mubyeyi w'abana babiri Shadibu ni umuntu utajya uva kuri top bibaho. Naho ku mwanya wa 3 turasanga Keti Bashabe, umukobwa w'umuhigi cyane mu buryo bwo gushaka amafaranga, kandi akaba umukobwa ukorana n'ibigo bigiye bikomeye cyane bigendanye n'ubwubatsi. Uyu mukobwa azi gushaka amafaranga, ntumukoze ibyo gushaka umugabo. Niyo umubwiye ngo kubera iki udashaka umugabo kandi umaze gukura, akubwira ko igihe kitaragera. Niba ari abana arabafite kubera ko afite abana benshi arera ndetse akabafasha ubuzima bwabo bwose bwa buri munsi buhoraho, ameze nka mama wabo. Ni umukobwa w'umunyamutima kandi ni umukobwa ubaho mu buryo butandukanye n'ubw'abandi bakobwa twavuze haruguru. Uyu mukobwa Keti Bashabe afite umutima w'ubutore yahawe na Nyagasani, ndetse akagira umutima mwiza muri rubanda. Ni nkore neza bandebereho, kandi ni umukobwa utari umwirasi. Ni umukobwa ufite umutima yahawe n'Imana rurema. Niyo mpamvu twamuhaye umwanya wa 3. Naho ku mwanya wa 2 turasanga Miss Mutesi Jolly, umukobwa w'umuhigi cyane birenzeho kubera ko ni umukobwa wamuritse inzu.
ya miliyari ndetse n'imodoka iri muri miliyoni nyinshi cyane z'amanyarwanda. Uyu rero akaba ari umukobwa wakora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo akunde abone amafaranga. Uyu mukobwa rero avuga ibigwi by'uyu mukobwa se cyangwa se uburanga bw'uyu mukobwa, akavuga ko Imana yamutana zijya kumurema ntiyaba abeshye. Nawe irebere urebe intambuko, urebe ingendo ye. Akaba ari umukobwa uzi kuvuga neza imbere ya rubanda ndetse n'itangazamakuru iyo rimubajije uburyo abaho n'uburyo akora ibintu bye rubura gica. Ku mwanya wa mbere turahasanga Miss Muyango, akaba n'umuhanga ukomeye cyane. Akora ibishoboka byose kugira ngo ahige, akunde, agere ku butunzi yifuza muri iyi si. Uyu mugore mu minsi ishize ubwo yagiye gukora divorce n'umugabo we, basanze nta kintu afite uretse buwate yaguriye umwana we. Nta wundi mutungo yigeze atunga. Nyamara mu minsi ishize yaronshinze imodoka ya miliyoni 100. Akaba ari umukobwa uhora ushashagirana, buri mugabo wese yakifuza kugira ngo akunde amuture hasi. Miss Muyango nta kintu atakora. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bibajije uyu mugore icyatumye agaragara nkaho nta kintu agira kandi ari umuherwe. Ahari bamwe babigereranya no kuba yarabaye igisambo agahisha imitungo ye mu buryo budasanzwe. Aho ngaho dusoreje icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Murakoze. Njyewe uvuga ibi nitwa Ruganzu Cyambaranama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu.